tubahaye ikaze mu mvaho nshya kuri iyi tariki 7 Mata 2025 ni umunsi twatangiriye kwibukaho abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni umunsi dutangiriraho kwibuka amage, inzira itoroshye umututsi yanyuzemo mu gihe cy'iminsi 100, aho yahigwaga, yicwaga kubera uko yavutse, kubera isura ye. Igihugu rero cyabonye umucyo kibohorwa n'inkotanyi. Inkotanyi zahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu kwezi kwa karindwi. Hari hashize iminsi 100 abatutsi barimo kwicwa, basiragizwa hirya no hino mu gihugu. Kuri uyu munsi rero turi kumwe na Gasamagera Benjamin, n'umwe mu barokotse jenoside. Turagira ngo tumuhe ikaze atwibwire, ariko noneho atubwire inzira ndende yanyuzemo, uko yarokotse n'uko yashoboye kwiyubaka. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nkuko mwabivuze, nitwa Gasamagera Benjamin. Nkaba nanjye naragize amahirwe yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nkuko mwabivuze, yari inzira ndende igoye cyane. Ngira ngo ibyanjye mba mbisangiye n'abanyarwanda benshi, ariko rimwe na rimwe buri muntu wese ngira ngo agenda agira umwihariko bitewe n'ahantu, n'imiterere y'aho hantu, n'imiterere y'abo bantu, mbese n'amateka ye. Ngira ngo rero nanjye mbasangiza yanjye, kuko ngira ngo afiteho umwihariko. Umwihariko w'amateka wanjye wenda ntangiye nuko naravukiye muri iki gihugu, nkigamo nk'abandi bana, ndakura, noneho nza kugira amahirwe yo kujya kwiga hanze nkiri muto. Naravuye muri iki gihugu kuva mfite imyaka 18. Ntangira kugenda amahanga, niga nanakora. Ubwo urumva ko nari maze hafi imyaka 10 ntaba muri iki gihugu. Gukura kwanjye nakuriye cyane hanze kurusha uko nakuriye muri iki gihugu. Ubwo narize igice cya mbere, niga mu Bushinwa, ndarangiza ngaruka inaha mfite imyaka mfite imyaka nka 23. Nshakisha iby'akazi, mbona biragoye, ariko nza kugira amahirwe mbona akazi mu muryango w'abibumbye, nkora nka consultant. Nkora umwaka umwe n'igice, haza kuza company y'Abaswisi yashakaga aba expert mu bintu bya logistique. Ubwo icyo gihe hari ryari? Hari muri 1991. Urumva icyo gihe byari bitangiye kumera nabi. Nibwo nagiraga amahirwe, intambara itangira, intambara y'inkotanyi itangira. Ubwo ikizamini naragitsinze, noneho mbona ngira amahirwe yo kujya mu Busuwisi. Njya kwiga mu Busuwisi, nanakorera n'iyo sosiyete yo mu Busuwisi. Mirongo 94 rero iba nari maze iminsi 2. Nari maze iminsi 2 ngeze mu gihugu. Nafashe indege, ndumva niba nibuka neza, ku itariki 2 cyangwa 3 z'ukwa 4. Urumva ngira hano mu gitondo cy'itariki enye. Ubwo urwo rugendo ndagira ngo ndubabwire, kuko narwo rwamviriyemo amahirwe yo kurokoka. Ndahazangera mu gihugu, baranyakira. Njya icyo gihe nari ntari installa neza, njya kubana, hari babyara banjye babaga i Nyamirambo, njya kubana nabo. Ubwo ni naho uvuka? Oya, aho mvuka ni Kabuye, ni aho ubu ngubu hasigaye ari muri Gasabo, ariko kera hari muri commune Rutongo, na hafi Karuruma
ni mu murenge wa Jabana, mu murenge wa Jabana. Urumva rero nk'uko abantu bose iyo washakaga imibereho wazaga mu mujyi. Icyo gihe hari hataraba mu mujyi, ubwo rero nari nkiri mu mujyi shakisha nkiri uko niyesitara. Ubwo rero nibwo intambara yatangiraga, ariko urumva intambara itangira urumva ntabwo nari kubyumva. Urumva ni jenoside yari itangiye. Jenoside kuko intambara yo urumva twagenda tunakurikira urumva ahantu hose. Nanjye nari umusore, icyo gihe nari mfite imyaka 28, urumva hagati niyo nigaga niyo naho nakoraga urumva narakurikiraga. Naho nabaga mu muryango wa FPR Inkotanyi mu Busuwisi, urumva narakurikiraga, namenyaga ibyo mu gihugu uko bimeze. Ngira ngo icyo gihe n'abantu kubera ko urumva hari n'amasezerano yasimwe, abantu bose bumvaga bafite courage, bavuga bati noneho wenda igihugu kigiye kujya mu buryo. Kuko buri wese bitewe n'amakuru yarazi, hari uwumvaga ati bigiye kujya mu buryo, undi wenda bitewe n'uko abizi n'uko wenda byanariza avuga ati ahubwo nibwo bigiye kumera nabi. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye numvaga ahubwo bigiye kujya mu buryo. Nuko ubwo rero biratangiye. Bitangiye rero urumva ntabwo byahise bitangira ngo bifate umurego w'intuza. Ibyo umuntu yabonaga urabizi byagendaga bizamuka uko umunsi uhise undi ukagenda. Ariko nk'umunsi wa mbere wenda abantu bakagira ngo hariho imidugararo, hariho abantu yego bari bugire ibyago bakabigenderamo, ariko igihugu kiribone ko uko kistabiriza noneho abantu wenda ubuzima bugakomeza. Urumva buri muntu wese iyo akiriho atarabona nayo marorerwa abavuga ati abagifite espoir biza kugenda nabi rero cyane, bigenda nabi cyane. Ubwo aho narindi urumva nabo bari bafite wenda bigitangira bafite ubushobozi bwo kuba bakwihagararaho, ariko uko bigenda nabo bikagenda bibamerera nabi. None ikintu cyaje kuba kibi cyane, urumva aho ngaho ntabwo bari banzi neza. Urumva yari quartier ya musore mushya ujemo, urumva ntago wabaga mu mahanga, ariko data we yarahari, yarazwi, yarahakoreraga. Ubwo rero biza kuba bibi cyane aho biciye data. Ubwo urumva amakuru y'Ijabana nayo hari ukuntu wenda yagendaga aza, sinzi uko babikomunikagamo hagati y'interahamwe. Ariko icyaje kuba navuga ngo kubikaza cyane kuri njyewe ni urwo rupfu rwa data. Kuko urumva data apfuye, ubwo cyari gisigaye ni ukuvuga ngo ese ubundi nta kibazo. Urumva byari kuba, ngira ngo abantu bose babaye baciye muri biriya bihe bari bazi ko byagombaga kuba automatique. Burunza kugira amahirwe, hari umugabo twari duturanye, wari uturanye nabo babyara banjye, wari inshuti yabo, akaba yari afite amahirwe kubera ko we yavukaga ahantu heza, yavukaga ku Gisenyi. Mbese ari umuntu ukomeye, muzi ko nta kiriya gihe aho umuntu yavukaga nuko n'inshuti yari afite, kuko yari afite inshuti z'abo banyagisenyi bakomeye, ba mu gisirikare, yari umuntu ukomeye. Ariko akiri n'umusore, ari umuntu utafite ibyo bintu muri we, ntabwo ibyo bintu by'ivangura yari abifite. Usibye ko nyine hanze yagaragaraga nk'umuntu ukomeye muri izo nzego zabo, ariko nge twaraganiraga rwose nijoro iyo yatahaga. Muri we wumvaga ntabyo afite, ariko kubera imibereho urumva akayagira. Noneho arambwira ati rero shaho, ubu ibintu byahindutse, so baramwishe. Na papa yari amuzi, ati so baramwishe, ariko wowe ntabwo nzemera kuba kwica. Uwo muntu yitwaga nde? Yitwaga Habimana, bamwitaga Habimana. Yari umusore ukuzemo, ariko nawe wari umufroderi, bamwitaga Habimana. Ariko ndibuka nibyo mvuga ngo mu mateka hagenda habamo utuntu twa anecdote. Mbere yuko njyaniwe ajya kungira, yanjyanye kwa mushiki we.
yari afite mushiki we waraguraga. Mushiki we ajya kubaza, yaranjyanye arampresenta kwa mushiki we muri bya bindi aho bagirira, kugira ngo nyine arebe ko nta kibazo ndabyibuka. Urumva niho nivuga ko ubuzima bwanjye bwari mu maboko y'uwo mupfumu. Umupfumu aragira, noneho numva abwiye umusaza ati nta kibazo, ati wamujyana. Wumva ubwo byari ukugira ngo barebe niba ntazamutera ikibazo, utazamutera ikibazo, nyanza niwe ntazamutera ikibazo. Ngira ngo niko yabagaho, buriya abantu bagira imyemerere ubwo araranzana. Ubwo rero kuri we yari yizeye yuko ngewe nta kibazo namutera. Ubwo ngiwe rero mbese ngeze iwe nibwo natangiye kumva nsa nk'ushyize umutima. Naho ubundi nk'abandi bose urumva buri munsi umuntu yajyaga nibaza ati nzapfana, ukibaza ahubwo ukumva wagera ukurikije ibintu wabonaga, ukibaza ukavuga uti ahubwo ngize amahirwe nkicwa n'isasu. Ni kugeza igihe uvuga uti ngize amahirwe nkicwa n'isasu, kuko waravuga uti ndiriwe sindaye cyangwa ndaraye ejo sinzi ko nzirirwa. Ariko ngeze iwe uwo muntu yambereye byose. Mbiwe arambwira ati nzareba inyana y'imbwa izaza. Ubwo amaze kugira nyine amaze gucleaninga ibyo ngibyo bye na mushiki we bamuhaye assurance, ati nzareba inyana y'imbwa izaza kukumvana iruhande. So mbiwe kugeza intambara irangiye. Kugeza intambara irangiye. Noneho indanegdote wenda ubwo nakubwira, intambara irimo kurangira muri ya matariki jenoside yakorewe Abatutsi irimo kurangira. Uvuga Kigali irimo gufatwa. Buriya igihe tuvuga ngo irimo kurangira, ariko buriya Kigali yarafashwe, ariko ahandi birakomeza. Ariko ndavuga nko muri Kigali, uzi ko ari bwo abanyakigali basohotsemo. Buriya Nyamirambo igomba kuba yarasohotse yaragize mu zanyuma, kuko icyo gihe uribukana za Kicukiro hari igihe habaga intambara, ukabona nk'aba Kicukiro bahungiye Nyamirambo, abaremera izo ntera hamwe bagahungira Nyamirambo. So byari nko agomba kuba ari nk'itariki ya mbere cyangwa ya kabiri z'ukwa karindwi. Kubera iki bahungiraga Nyamirambo? Urumva buriya hari ibintu byo buriya amateka mabi twaciyemo kubera inyigisho mbi za leta n'ubuyobozi bubi byagiraga abantu ibigoryi mu buryo budasanzwe. Mbere ubundi Nyamirambo niyo yari safe. Hari n'abantu b'Abatutsi bari batuye Remera hano hafi ya stade, kuko habaga intera hamwe zikomeye, bari barahunze ahubwo bazi Nyamirambo, bavuga ngo Nyamirambo niho na hariya za Mumena na Kivugiza habaga Abatutsi benshi, bavuga ngo niho hari safe. Urabyumva? Mbere yuko jenoside yenyewe itangira. Nizi za Gikondo zari zimeze nabi. Gikondo yari imeze nabi kurusha Nyamirambo. Ariko mu ntambara kubera ko ngira inkotanyi mu mujyi aho zafashe inyuma mu mujyi ni Nyamirambo. Ndumva ari Nyamirambo. Kubera ko babanje kurwana na Fari kuri Monjari na no hejuru. Monjari yari kuwenda ku yindi saye. Buriya ntari ntabwo hari hakaba mu mujyi. Ariko rero nka za Remera, za Kicukiro hano, urumva Kicukiro iyo yavagamo inkotanyi zivanyemo abaho bahungiraga Nyamirambo. Mbere yuko wenda kuko baranababwiraga ngo urumva RTM niyo yababwiraga ibabwira ngo izatsinda, ngo izazihumbaho. Urumva habaga harimo n'ibinyoma byinshi. So ubwo rero tugira we urumva yamunyaga amakuru. Rero urumva nyine narategereje nagize. Hari n'indi wenda anecdote nababwira. Urumva ngeze iwe kubera ko nabaga hanze. Nari mfite abantu b'inshuti zo hanze, kandi we yari afite telefone, bakajya bantelefona tukavugana. Hari umuryango rero twabanye cyane wo mu Busuwisi, bari nk'ababyeyi banjye, nabo basaga nk'abanyadopse, bari n'inshuti zo mu rugo. So mbabwira ibyabaye byose, nibwo yavugaga ati wanyu warapfuye, ati ngiye mubyeyi wawe usigaranye n'iki, ati se nagufasha iki. Kwa kundi abazungu nabo bashakisha, avuga ukuntu ashakisha hirya no hino ko yazana za helicopter ngo gutwani, nkamubwira n'ibyo ntibishoboka, ko yagira ndi mu maboko y'uyu muntu. Uwo mugabo rero
yari afite umwana w'umukobwa yakundaga, umukobwa umwe w'ikinege. Nanjye mu kuganira sinzi ukuntu twagize nsa urumva buriya ntambara nibwo mvuga ngo buri muntu wese aba afite amateka ye rimwe na rimwe y'umwihariko. Nanjye sinzi ukuntu nagize nka présence d'esprit, ndavuga nteka nshake garanti anotera, noneho mwemera ko uwo mukobwa nzamujyana mu Busuwisi intambara nirangira. Ubwo urumva rero mu gihe nawe akireba avenir y'umwana we, ubwo urumva nanjye sa nkaho ubuzima bwanjye iminsi yarecuma ni garanti yongereyeho ko umuntu urabona ni umuntu udafite ibyo bintu muri we byo kuba yakugira, ariko ntawamenya ibyo byo kuvuga ngo ntawamenya reka nongereho. Ubwo rero uwo mwana we twari twumvikanye yuko nshoboye kwambuka umupaka nkagera mu kindi gihugu twajyana, agatangira gushakisha uburyo yamvana muri Kigali, bikabura agasanga data bamucyana bita hariya ku Ruyenzi. Urumva akavuga ati ku Ruyenzi kandi ho hari hasigaye honyine, ku Ruyenzi ntabwo wahaca, ahandi hari muri zone y'inkotanyi ntabwo yari kuhaca. Ati rero reka dutegereze tuzagera. Noneho impamvu nakubwiraga iyo anecdote nuko intambara irimo kurangira, nibwo yaje arambwira, ndabyibuka icyo gihe nari maze kwifurira utwenda twanjye tw'imbere n'intuza kwa kundi birwa mu rugo. Noneho arambwira ati se ati kuri mu gufura, ati ntabwo uzi ibyabaye. Si biki? Ati turava muri Kigali. Donc urumva nabo we yaragendaga hanze akamenya amakuru, wenda bari bavuye mu nama w'abacaniri, kuko nabo hari igihe batamenyaga ngo inkotanyi zigeze. Bakababwira babahaye rero briefing yuko bagomba kuva muri Kigali. Ati rero kuri mu gufura, ati ntabwo uzi ibyabaye, ati turava muri Kigali tugira vuzinga ibintu. Noneho urumva yari yaramenye, kuko nimugoroba twarasigaranaga mbere yo kuryama, tukaganira tugasangira. Yari yaramenye, yamenyaga za reaction zanjye, asa nk'unsomyemo ko nshobora gushaka gusigara, nshobora guspekira nsigara. None aranyihererana arambwira ati rero Benjamin, ibyo niwe wanabitekereza, ati ntacyo byakumarira. Ati kuko hari abantambara ishyushye, ati ntiwamenye uwakwe ntiyagira, ati kandi ngewe ndakujyana ntugire ikibazo. Noneho rero namubazaga nti se kubundi wari warambwiye yuko ntaho naca, twagerageje hose ikanga, ubwo birashoboka biti? Ati ntugire impungenge, ubu ngubu nta barriere ziriho, urabyumva? Yego. Ati ubu ngubu nta barriere ziriho. Ubwo numva ku ruhande rumwe ndakize, ariko ku rundi ka gatantation nari mfite nako arankonvenze. Kandi niwe yari nkawe data mama, yari nkawe Imana yanjye mbese, yari afite ubuzima bwanjye. Nuko ubwo turashogosha, turagiye twerekeza ubwo nyine n'abandi cya Gihirire. Aranjyana tugera ku Gisenyi, ariko tugeze ku Gisenyi ubwo na wa mwana turi kumwe, tugeze ku Gisenyi abanza arambwira ati ntabwo nahita njya mu mujyi. Ubwo ngiye twageze ku Gisenyi, hahandi hari ahantu haruguru y'umujyi gato, hari umugabo wari uhatuye wari umudepite witwaga Banzi Werarsi, arazwi. Yari afite ibintu by'amashuri n'amahome hafi ya rya shuri ry'Inyemeramihigo yakoresha. Aravuga ati reka mbe ngusize aha njye kureba mu mujyi no ku mupaka uko bimeze. Ngewe rero nka wa muntu wari wihishe, wari waragize mbonye hanze, mbonye liberté, numvaga ahubwo ari nko kunkupa, ni nk'aho nageze mu buzima, ahubwo numvaga binanze nakwiruka nagenda n'amaguru. Ariko arambwira ati reka mbanze njye mu mujyi, manuke mu mujyi ndebe, ngere no kuri frontière no kuri barrière ndebe, kuko yagomba kunyambutsa kangeza Igoma. Hari famille yari iriyo y'abantu twari tuziranye, bari barambyaye muri batisimu, bagomba kunyakira. Noneho babacuti banjye b'Iburayi nabo bari barohereje amatike yanjye n'iy'umwana n'ibyangombwa kugira ngo tugende. Ubwo ndagiye, mbaye oblige yo gutegereza da, kandi nitwaga ngo
nakize nanjye nabonaga abantu benshi bagenda nari kujyamo nkagenda ariko ku rundi ruhande naba nahemukiye umuntu ari uwo wankijije kandi nanjye sinamenya aho njye naba nishyize mu zindi risiki. Ubwo aragenda aracekinga aragaruka araza arambwira arahansanga nsanga hahandi muri za dorotwari z'intuzi habaga harimo abantu hari abari bahari muri ayo madorotwari ntabwo twari twenyine. Arahansanga n'umugore we n'uwo mwana, noneho nibwo yambwiraga ati nabiteguye nyuma y'iminsi 2 abikoraho byabaga ari ibintu ni za operasiyo yagombaga gukora. Ati nabiteguye noneho ubu twagenda. Aranjyana ndibuka icyo gihe twagiye hari nka nyuma ya saa 6 aranjyana angeza kuri iyo famiye tugerayo baranyakira nabo bari bazi yuko kuko bumvaga amakuru yo mu Rwanda ngo nabo bumvaga byararangiye ariko mbagezeho. Ubwo rero aho ngaho niho nagize icyizere ko nkize. Turaganira icyo gihe nta makuru y'abavandimwe wari ufite nagendaga nyamenya ari ku Rusorongo urumva nk'ibya data narabimenye ariko ibyo bavandimwe banjye kumva nabifite abavandimwe 6 Impore yangane sorry urumva kwa sogokuru bari batuye kuri umusozi wa Kabuye hariya mu murenge wa Jabana. Bavaga indimwe arabavandimwe n'uvo bana 8 cyangwa 9 bose bafite abenshi bafite kereka abahungu 2 batoya nibwo bari bakirongora. Umwe afite abana 2 undi afite umwana umwe ariko abandi barafite mu bana urabizi ngo zakiye barafite abana 6 8. So urumva rero bamwe muri byagendaga biba narabimenyaga. Ubwo hari n'amasenge bari barigeze nawe bari baricaye abana be bose none bamera nk'umusazi ahungira muri Saint Paul. Ariko ahungiye muri Saint Paul kubera nyine izo trauma yagiye agira nawe bari baramuteye amacumu n'intuza byaragiye byomuka we ntabwo yarakibatinya ntabwo yaragitinya interahamwe. Noneho yumvishe ko ndiho we yigeze gufata urugendo araza arandeba hakurikirwamo aho ngaho tukiri i Kigali yahikize gufata urugendo araza arandeba asubirayo. Ndamaze nisubira asubira ati bariya ati none si cyo bankoraho kindi niki ati ntacyo batakoze njye kigaragaza ati ntacyo bankora ati mbacaho baba bazi ko ndi umusazi. Ubwo urumva rero yagendaga hari amakuru nawe yagendaga ambwira. So barumuna data we narabimenye ariko umugore kuko papa yari afite abagore benshi. Data na mama ni wari umugore mukuru wa mbere bari baratanye. Ubwo yari afite undi mugore bari bafitanye abana 6 barumuna banjye 4 n'abashiki banjye 2. Impore so ubwo hakaba na ba data wacu bari batuye ku musozi presque ku musozi umwe. Ari data wacu umwe wari i Kigali. Ubwo ngeze i Goma ibyo nari nzi ndabibabwira. Hari na murumuna wanjye waragiye ku rugamba wari waratabaye inkotanyi nawe nabonaga amakuru ariko bambwira ngo ariho bamwe bati yarakomeretse bacicitse amaguru urabizi inkuru. So urumva ibintu ntabwo abagubizi mu buryo bugize. So ubwo ngeze i Goma nibwo numvishe ngo mbayeho ariko urumva ntabwo ari gutelefona mbese umuntu wavaga muri kino gihugu akenshi yumvaga ari nkaho wenyine usigaye
yego kandi ikindi umuntu yavuga yumvagamo yumvaga atazongera kukigarukamo bishoboka nubwo byamera gute kuko urumva kumara buri segonda utekereza uko uzapfa kubaho kuri wowe nibyo byari niyo yari inkuru mbese yego ubundi gupfa wari warapfuye kuko abapfaga ntacyo babarushaga we wabagaho kubera baravuga ubuntu bw'Imana ayo mashansi umuntu arakuzi cyangwa se undi ariko barakwirije nturaye cyangwa se uraraye ntuzaye urumva rero umuntu rero kuva muri iyo situation wumvaga uvuga uti nyamuneka mbonye uko ndenga umupaka iki gihugu sinakongera no kwitekereza kandi wumvaga ari wowe wenyine uriho kereka wenge waba uri kumwe n'abo ngabo muhungana cyangwa mugirana ubwo ngeze Goma nibwo yazaga wa mugabo wambereye rwose imfura arahangiza anaganira n'uwo muryango tunavugana iyo ntuza kuko yarahangejeje kugira ngo nawe harebe ko asubiye mu Rwanda akajya kuzana wa mwana noneho tukagenda ubwo duhita nimugoroba dutelefona no mu Busuwisi barishima mbabwira ko nahageze bohereza tike kugira ngo tuzajye i Nairobi n'umwana noneho nkume dukomeze mu Busuwisi kumaza babohereza tike yego noneho rero ubwo Gisenyi nayo yari mu kubataka yego kurabizi Kigali yavuyemo ariko nka nyuma y'iminsi 3-4 na Gisenyi nayo ibatake ubwo hatangira kuza impunzi nanone Gisenyi nayo itangiye guhungira kuri Goma wa mugabo wasubiye intuza nawe mutegereza umunsi umwe iminsi 2 mbona ntaje niba yaragize complication ziye noneho muri urwo rugo nari ndimo nibwo nababwiraga ni namwe mufite abana ndabona ataje kuko urumva nta communication twagiranaga kandi urumva ntabwo nari gusubirayo ngo njye kumushaka njye nari ntegereje niba agomba kuba yaragize ibibazo wenda mu ntuza mu nzira mu kugira noneho ndababwira nti muzane umwe mu bana banyu ujya kungana n'uriya mujyane ndibuka ko nabiba propose ariko ngira ngo babigiraho debate mu gihe bagira debate nge ntabwo nari gutegereza debate ubwo nasobye amagara yanjye avuga nti nibizakunda umwana muza ningerayo repose donc amahirwe aracyariho ni mwidesida kuko icyo gihe umugabo ntabwo yarahari yagomba kubaza umugabo we ngira ngo umugabo we hari ukuntu yabigiraga wenda abona yuko bo nta kibazo kizabageraho sinzi buryo umuntu ajera kandi urabona kuri Goma bari batarabona amage nkayo twabonye ubwo ndakomeza njye Nairobi kuko kuri Goma nta ndege yagendaga direct i Geneve njye Nairobi ngeze i Nairobi ndumva naho narategereje gatoya kugira ngo ndebe ko nabwo tukivugana ndeba mubaza niba wa mwana yaraje cyangwa n'abasuwisi bambaza ngo azaza se ntazaza bamaze nk'icyumweru ubwo ndagenda nibwo nageraga mu Busuwisi ngeze mu Busuwisi abantu baho ubwo icyo gihe hari ubwo nageze mu Busuwisi urumva mu kwa karindwi kwararangiraga ngeze mu Busuwisi abantu baho bamera nk'ababonekewe aho mu rugo nabagamo babona nk'ababonekewe rwose barishima cyane mbese biba ngira ngo hari n'abandi bakagira ngo umuzimu kubera ibyo babaga barabonye ku mateleviziyo nk'abana baho ku mateleviziyo n'iki buriya hari abantu mwabibanaga mutanari kumwe nibyo rero mbanye mu ryo hahamuka n'intuza ibyo wabonye ubwo rero mpageze nibwo telefone zatangiye ubwo natangiye kujya nirwa kuri telefone mbaza hari wa muryango w'Igoma narasize tukajya tuganira hari noneho haza kubaho data wacu umwe mutoya bucura bw'iwacu yari atuye hano i Gikondo niwe wari ufite umwana umwe we aza kurokoka n'umwana we
kodeshaga n'iki mu kwisuganya ajya hari aho papa yakoreraga aho i Nyamirambo niho yagiye kuba hari harimo telefone rero no mu bitabo arashakisha mu dutabo abonamo nimero za telefone z'abo Basuwisi abatelefone nyine icyo gihe ndibuka nari ndi muri jardin hanze njye nta nubwo nari nzi ko nawe anariho numvaga byararangiye noneho bati ngwino hano ngwino ndetse nze gukora iki ati Pierre se wuya ati Pierre wo mu Rwanda ndikanga numva abantu nza niruka mfashe numva niba ari kuri telefone ubwo nibwo twatangira kuganira nyine atangira kumbwira ambwira nyine urumva we yaramaze urumva hari nko mu kwa munani ntaratangira gusubira mu kazi ubwo turaganira atangira kumbwira byose muri make ubwo iyo nzira y'umusaraba wenda ngira ngo niyo ngiyo ariko ubwo nyuma yaho nyine naratangiye ndongera nasubira mu kazi hari sosiyete y'Abasuwisi nakoreraga yari muri inyohereza icyo gihe banyohereje muri Maroc Casablanca garuka muri Afrika gukorerayo ariko ndi umu expert icyo gihe nanahembwaga neza kurusha mu Busuwisi ariko ndibuka muri Casablanca buri mugoroba nabaga ndi kuri telefone no mu Rwanda kugira ngo umenye mu Rwanda so ubwo Pierre uwo data wacu agerageza gushyira hamwe abana bagiye kwara abo kwa ba data wacu kwa ba masenge ndumva mu rugo yari afite abana nka 20 umva nk'abaga afite abana 8 yabaga yarasigaranye nka 4 batatu handi 2 urumva kwa data yaba yaragize umugore umwe nta kintu yari asigaranye usibye abana yari yarabyaye mbere ku bagore ba mbere urumva kuko we n'umugore we n'abana 6 bari bigendeye so byari byo Maroc ndakora nkozeyo ubwo na wenda nabikubwira nakozeyo imyaka 2 n'igice hafi 3 Maroc nkigerayo ikintu nahise mpatanira kuri bya bintu nakubwiraga ntuzi umujinya nari najyanye n'urwango nari najyanye rw'u Rwanda numva naruzinuka ariko kuruzinuko hari n'impamvu rwose kiriya gihe mwe muri bato ariko kiriya gihe nta umuntu wagiraga Imana akabona arakotsa ageze nta watekereza ko yagaruka Imana ugaruka se nta watekereza ko igihugu kizongera kikaba igihugu cyo n'icyambere nta watekereza ko hari abe bariho nta kintu nagomba kugaruka kubakora na gito ngira ngo no kumva u Rwanda numvaga n'ikintu wumvaga waranze warabonye bibi warabonye umuntu ububi bw'umuntu kubona ububi bw'umuntu mu buryo ariko burenze uvuga uti ntabwo nasubira hano ni kuzimu ngize Imana ni wa muri utazima narawucitse ro kugaruka mu guterera niho u Rwanda rero umuntu yavuga ngo rubera kaga niho u Rwanda rubera buriya amayobera u Rwanda burya n'amayobera u Rwanda ni igihugu gifitemo amayobera gifitemo ibintu kubisobanura rimwe na rimwe byagorana kungarukamo nuko gutangira kuganira n'abavandimwe noneho bakakubwira ibi byarabaye ariko yarakutse wa murumuna wanjye bavuga ngo yacitse amaguru ntayo yacitse ahubwo ariho ni muzima yaranagarutse n'ubarahari nawe arimo byose birashoboka bakana ahangaha barahari ese igihugu bati igihugu kimeze neza inkotanyi zirimo yego hari ibibazo ntibibura ariko urabona bifite umurongo byagira si nuko bimeze noneho ahubwo ntangira gutekereza kuza rero ubwo nibwo ngira ngo ubwo twari ubwo 94 irahise 95 cyangwa ni 94 December sinibuka neza umwaka nawe ariko agomba kora 95 noneho ntangira gukora ahubwo mvuga nti ngomba kuzataha mu Rwanda
ubwo rero mpura n'irindi hurizo b'Abasuwisi bankijije wa muriro utazima twaganiraga byose, ndababwira ngo nsubiyeyo barabyakira bati bujya ki, nabwo namaze amezi 6 mbategura. kandi warabafataga nk'ababyeyi. Yes, ariko ubwo numva gahoro gahoro ni ukubasobanurira. Numva kubisobanura byamfasha amezi 6 yo kubumvisha ko nta kibazo ngomba kujyayo. Yego. Urabyumva? Ndibuka uwo mugabo wo muri urwo rugo Marizo mu yari pfiriye yaritaye, ariko icyo gihe yanciriye umugani w'Abasuwisi uvuga ngo kayifu yifu, ngo ni nkaho uvuze ngo mbese ngo yari ngombwa urabikora. Yego. Ni nkabyo ni bavuga, ariko ibyo wenda si exactement icyo bivuze. Nkabyo ni mugira mu Kinyarwanda ibyo bindi bajya bavuga ngo harya ngo umusindi yarenza umusindi yarenza nuvuga ntabwo wamuhagarika. Yego. Namaze amezi 6 mutegura, ambwira ati uri ikigoryi bishoboka bite, urumva ubwa mbere nkacisha make, nkazongera ntariko nawe akajya mu binyamakuru akareba wenda akagira akantagwaho, kavuga kati yego igihugu cyaragize ariko turabona iki gihugu gishobora kuzavayo. Yego. Urabyumva? Namaze amezi 6 mbategura, ngize Imana ubwo numva mbonye ikibari, kuko ntabwo nari kuza ntababwiye, nabyo ntabwo byari kuba ari byiza. Ubwo rero muri Desemba mu kwa 12 1995 ndibuka ko icyo gihe bari bakirasa umwaka. Muri iyo myaka bari bakigira ibyo kubyita kurasa umwaka. Ndaza ndareba nkareba ibyabaye usanga ari amatongo byose cyane, ariko no ku rundi ruhande hari na espoir. Yego. Hari hope, urumuri wararubonaga rwose, ubonaga abantu ubonaga abantu bashaka kuvayo, kandi ukabona ibintu birimo gukorwa mu buryo butandukanye n'ibyo waruzi n'ibyo wanakekera muri Afurika daye. Kubera ko ngiye urumva narahabaye mbere, ndanahagarutse, kandi mba ni Burayi, mfite na za reference i Burayi, cyane cyane nko mu Basuwisi bagira ibintu byo kugendera ku murongo, amategeko, kubahiriza amategeko, kuvugisha ukuri, kutabeshya ibiki. Ntumbona inaha nabo barimo gutangira kubishyira mu bikorwa. Cya kindi cy'ivangura cyarangiye, ibintu birimo biragenda bijya ku murongo. Hanyuma rero muza gutangira, uretse wenda mpa nk'iminota 2 niho ndahakugerera. Ubwo si 95 nari naje, nibwo bwa mbere nari nje, ariko nkubwije ukuri ubwo bwa mbere nibwo bwamushyize bumura amaso, kuko nabonaga uko za serivisi zikora. Yego zirakora mu buryo budahagije, ariko viziyo urayibonaga kigiye na ideal uyibona. Yego. Abantu birwanaho bagira avuga ni se ku ruhande rumwe nkumva ibyo najyaga ndota nkiri umwana, ndota nti nanjye, kuko nanjye nagiraga za ambition zo kuzagira ikintu nkora nkajya ndabona ahubwo ahantu bishoboka nubwo ari mu bibazo. Wari ufite intego? Yes. Ntabwo nari mfite intego, ntabwo numvaga ngomba kuzakorera abandi, cyane cyane abo bazungu, kurinda ngize mu mabura kindi. Muri icyo gihe igihugu cyanjye cyashenye, ntacyo n'uwari kunyiheraho mba gusa atanampaye n'akazi, atanampembye, yari kuba nkijije. Ariko icyo gihe nkabona habona igihugu gifite umurongo, gifite ambition, cyubahiriza urubyiruko, abantu bashakisha, abantu ibitekerezo bishyashya. Nasubiye ku kazi, icyo gihe mpita ngira igitekerezo nta hantu sinzahamara igihe muri njye, ariko byari ibintu usubirayo. Of course nari nje muri vacances, nsubira ku kazi. Ariko nsubiye ku kazi nanone ni buri gihe ni telefone, ngo ngatangira kugerageza byo gufasha umuryango, two wafasha ibyo mwakora. Ubwo 96 yose nagiraga vacances rimwe mu mwaka, ariko kubera ibyo nari nabonye nahise nzicamo nzigira 2. Ndi yaranja ku buryo njya nza 2 mu mwaka. 97 mbona gutandaraza, mbona ntibigishobotse, biranze. Nibwo nabwiraga Abasuwisi, rero murabizi
muzi ko mfite undi muryango, ni njye muhungu mukuru usigaye, kandi umuhungu mukuru umuryango wa Afurika bifite icyo bivuze n'iki. Noneho biba bibi cyane. Wajyaga ujya muri vakanse, noneho ugiye kujya kwiyesitara. Ubwo nabyo nyine bigasaba ko ubisobanura. Ariko amahirwe nkabisobanura, nkabigira, birakunda. 98 ndaza, noneho naje mvuga ngo nje kwiyesitara. Ubwo rero no muri sosiyete nabo mbabwira yuko ntashye, ntibabyumva, kuko urumva bari bazi n'amateka yanjye bose. Urumva buri Busuwisi nako ni igihugu gitoya, ni urumva rero amateka bari bayazi. Bati bishoboka bite? Wagize amahirwe abandi bose barwanira, none wowe uragize. Niko bimeze. Mbese reka wenda nihute biragoye kubyumva, kumva ahantu u Rwanda uko wari urusize ukajya uza muri vakanse, bakumva ufashe umwanzuro wo kugaruka mu gihugu, bakabihuza n'ibyo babonaga ku mateleviziyo. Ntabwo babyumvise. Ntabwo babyumvaga. Nta nubwo biyumvisaga yuko babonaga ndi umusazi. Yego. Babonaga ndi umusazi, kuko nibyo usibye n'icyo gihe n'ubu ngubu abirabura barabirwanira. Babarwanira kujya hanze. Yego. Atari no kujya hanze gusa, none nge wageze hanze wabonye n'akazi international, ariko ukivanyeho, uvuze ngo ndatashye. Bati rero ugomba kuba, kubera ibintu byakubayeho, ugomba kuba ufite ikibazo cy'ihungabana. Reka tuguhe ibyo bita mise en disponibilité y'imyaka 2. Yego. Ndavuga nti mungire neza. Ati ugende urebe, nubona bishoboka uzata, nibidashoboka ushobora kuzagaruka. Ndagenda naraje ngo ntangira, urumva narimenyereye ibintu bya business international, mpita ntangira company yanjye muri uwo mwaka cyane rwose. Cyane mpita ntangira company yanjye. Ubwo nari mfite indoto zanjye n'ibyo nabonye nakora, nafasha igihugu. Urumva nari nashinze societe ya consultance yagifasha abantu, societe ya service yagifasha abantu mu bintu by'ubucuruzi international, ariko n'iby'imishinga nk'inganda. Abantu bakeneye ko import ibintu, kuko urumva barakenewe ibintu, ko import ibintu. Mu Bushinwa narabayeyo, i Burayi narabayeyo, mu Barabu narabayeyo. Urumva nk'isi yose ivamo ibintu bikoreshwa mu Rwanda nari nyizi. So nkavuga nti ngewe nzacuruza ubwenge bwanjye, nzacuruza service, kandi abantu zababona. Basi byari byoroshye icyo gihe gutangira. Ntabwo byari byoroshye, ariko wowe ufite izo ndoto, ufite ntuza, kandi byari bikenewe. Ntabwo ibyo nibwiraga, ntabwo icyo navuga ngo iki mbese, I was not totally wrong. Aho nari mfite wenda aho nibeshyaga, ni ukuvuga ngo byari byoroshye kubyakira cyangwa se kugura izo services zanjye. Kubyumva byo byari bigoye, ariko gukenerwa byari bikenewe. So ubwo ndatangiye, donc ugakora publicité, yaba mu binaha yaba no mu hanze mwabanaga. Ndibuka mu twabanaga, umwarabu umwe twari twarakoranye muri Egypt, yahise agira, noneho atangira kohereza ibintu kugira ngo tubicuruze hano. Hagira undi muntu mwigira umushinga, ibi nkora hano bya papier hygiénique. Nigira umuntu umushinga wa papier hygiénique, ariko uwo muntu mwuyigiye mu kuwushyira mu bikorwa biranga. Tubyanze gute? Yarebye ku rupapuro aravuga ati se ko ibintu mbona byoroshye, ubu nta mutego urimo, uyu muntu ntambeshya. Ntireka noneho nanjye uyu mushinga nawukoze ari nko kuvuga ngo ndabona abantu batanyemera, batemera yuko ibyo mbabwira ari byo, reka noneho mbereke ko ibyo mbabwira ari byo. Abari mwe mu byikorera. Yes. Ariko ubundi ntabwo njye nari nteganyijwe kuwukora. Ngewe icyo nashakaga ni ukujya ngurisha imishinga, nkakwigira ibintu nkabikugurisha, nkagufasha, nibwo nashobora gufasha abantu benshi. Ariko urabona narawukoze,
mwizirikaho ntabwo n'ibindi ndacyayikora ugira n'amahirwe uraguhira. yes. So ubwo urumva rero natangiye mvuga ngo ndagurisha ubushobozi bwanjye, ndagurisha ubwenge bwanjye, kuko mbona abanyarwanda barabukeneye, bakeneye ibintu byinshi kandi bari mu murongo mwiza. Nanjye experience nagize n'iryo shyaka numva hamwe naboneye ibibi byose bishoboka, reka mfashe ku buryo nazahabonera n'ibyiza, kuko n'iryo shyaka mfite. Ndetse nkubwiye nta nubwo n'ishyaka gusa, nanabikora n'umujinya mwinshi, mbikora n'umujinya mwinshi rwose, ku buryo iyo mbonye n'umuntu ushaka gukora ikintu cyadusubiza hariya birandya cyane, birandya cyane. Muri urwo rugendo rwo kwiyubaka hari amakuru avuga ko washoboye gushinga inganda hanze y'igihugu atari mu Rwanda gusa, byaba ari byo koko? Nibyo, ariko hari igihe bavuga ngo gushinga inganda ukagira ngo nibyo nakubwiraga. Urumva hari abanyamahanga mukorana, bo bakumva agaciro k'ibitekerezo n'imishinga kugirana mukoreye hamwe, bo bakabyumva. Hari abanyamahanga dukorana, ubwo urumva nagize amahirwe ngitangira, kuko nari mvuye i Burayi, nanjye amaso yanjye yari i Burayi, numvaga i Burayi ari bwo buzadukiza. Ariko ngerageje inaha nsanga ibintu by'i Burayi birahenze ugereranyije n'ibiri ku isoko cyangwa n'intuzi. Icyo gihe Dubai niyo yari igezweho, abantu bajyaga i Dubai bakagura ibintu. Ariko ndebye ibyo bagura i Dubai nsanga nibiva mu Bushinwa, kandi nibuka ko mu Bushinwa nahabaye, naho mpafite inshuti. Ntangira rero kugirana kontakite n'abantu bo mu Bushinwa, ndabatira, ndabenteresa. Wenda sinajya muri detaye zose, ariko icyabaye ahanini ngewe ibyo nashingiyeho, wenda nanavuga hari ibintu bibi bikubaho, bibi cyane. Icyo nabonye, ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo bitaguhitana by'umubiri, ariko cyane cyane ntibiguherane, ntibiguhitane mu mitekerereze no mu bwonko, ahubwo bikakubaka kurushaho, ukabivanamo rya shyaka wa mujinya nakubwiraga. Kuvuga ko ibintu byose nkora ubu ngubu, iryo shyaka cyangwa uwo mujinya ngira, nuko numva za ngufu numva zamvanye hariya ntacyo zitashobora, kuko nta handi habi nk'ahariya. Ubu rero njye numva nta kintu nk'izo za challenge akenshi kuri njye mbona ari toto. Bivuze mu kazi kanjye, of course zirimo ariko zirimo so what, urazifacinga, kandi akenshi cyane cyane ifatanyije n'abandi ukazuva kaminga. Ibyo byo gushinga inganda ahandi cyangwa gukorana n'abandi ahandi ni muri ubwo buryo, kuko abo dukorana turaganira ku mishinga. Urumva cya gitekerezo nagize nkigera mu Rwanda, nubwo ngitangira byagoranye, ubu ngubu birimo gukunda, yaba mu Rwanda, ubundi mu masosiyete manini arenga nk'5-6 fatanyije na bagenzi banjye. Hanze naho ndi nko muri 3-4, kandi yagenda neza. Of course wenda biratangira bikagorana, ariko bikagenda neza, ku buryo rero hari icyo kintu byandemyemo, cyane cyane mu kazi, mu gukorana n'abandi, cyane cyane no ku rubyiruko, kwigisha, ukunda kwigisha n'abo dukorana hano. Ubu wababaza abo tujya tubana, ngira ngo ntakaza umwanya mwinshi, sinavuga ko ari ukuwutakaza, ariko ni ukuvuga ngo nkoresha umwanya mwinshi kugira ngo mbe nasobanurira umuntu, cyane cyane kugira ngo atazagwa mu mwijima, batazamuyobya. Tugana ku musozo, ubona bwa mbere Inkotanyi wiyumvisha ute? Amarangamutima yawe yari ayahe? Ubu ni iki wabwira u Rwanda?
ndavuga urubyiruko hanze aha ngaha usanga rwirirwa mu biyobyabwenge, urubyiruko ubona ko nta cyerekezo rufite, nkababwira iki nubwo mwarimu bikomoje? reka mpere ku cya mbere. warumbajije uti nkibona inkotanyi cyangwa icyo nazibwira. yego, inkotanyi nazibwira mwarakoze inkotanyi. Mu by'ukuri inkotanyi zakoze ibitangaza, zerekanye ubudasa bw'u Rwanda n'umuco w'u Rwanda, kutemera gutsindwa nubwo wagera hehe hose hashoboka, kutemera gutsindwa nicyo cyadukijije. inkotanyi ni ubuzima, inkotanyi ni igihugu, inkotanyi ni isi, kuko ni ibitekerezo. kuri njye inkotanyi si abantu, ni spirituality kandi ishingiye ku muco nyarwanda, kuko ndizera ntashidikanya iyo batavoma hariya bishobora kuba byari gukora. barakoze. ubutumwa mwagenera urubyiruko rero iminsi urubyiruko rwarokotse jenoside yakorewe abatutsi, wenda n'abandi muri rusange? urubyiruko ubu dufite challenge. urumva kuva aho hantu habi mu buryo bwose, twagiye mu kwiyubaka, dushyiramo ingufu nyinshi, tuba ari nabyo duha priority. ariko nkaba nkeka ubu ngubu tugomba guhagurukira uburere, kuko kwiyubaka ukasakisidinga ugakemura ibintu by'ingenzi byari bikenewe icyo gihe, ariko ubu ngubu biragaragara ko hagomba kubaho ikibazo cy'umwihariko cy'uburere, kandi uburere buri masifu, butari bwa burere individuel. ushobora kuba we Kayitare ufite uburere bwiza, ariko iyo uguye mu rundi rubyiruko 100 rutabufite, ubiki igitonyanga mu nyanja. Rero icyo tugomba kugira mu strategy kuvuga ngo, kandi cyane cyane duhereye ku rubyiruko, rwa rubyiruko rufite uburere bwiza, rumeze neza, rufatanye wenda na bakuru babo n'ababyeyi babo, kugira ngo rwanduze urundi rubyiruko neza. Nge ndizera ntashidikanya ko nabyo tuzabitsinda. burya ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. twari dufite priorité, nibyo nakubwiraga. inkotanyi ni ubuzima, inkotanyi ni imitekerereze, ni spirituality. inkotanyi zigomba kubaho, ni ukubaho byanze bikunze. ntabwo watsinda ruriya rugamba rw'uburezi rwo kugorora urubyiruko runanirane, ariko challenge irahari kandi iranagaragara. uko twayigira rero, urumva hari inama nagira urubyiruko, ariko hari n'inama nagira bakuru babo n'ababyeyi babo. inama nagira urubyiruko ni ukutigira irresponsable, kutigira ntibindeba. kuko inkotanyi dushima zabikoze, zagaruye u Rwanda, zarokoye iki gihugu, zirimo no kurokora Afurika n'isi, zabikoze zingana nabo. babyumva 20 ngira ngo umukuru afite 30 si by'urubyiruko rurimo se, hari n'urwa 50 ubu rukiri urubyiruko, 40 narwo rukikoreye. so ngira ngo rero ntirube irresponsable, kuko responsabilité rufite urubyiruko rw'u Rwanda ni nini cyane, kandi ntaho ruzazihungira, kuko nirwo ruzabikora kandi ruzabikora. urabyumva? ahubwo nirureke
ngira ngo hari n'urujya rubigira wenda ari nko kwiheba, ari gushukwa, cyangwa se kureba ibintu mu buryo bworoshye aho kureba ibintu mu buryo bugari. Iyo urebye ibintu mu buryo bugari, icyo udashoboye kugeraho uyu munsi ejo bundi ukigeraho. Icyo utifashije wenyine ufashanya n'abandi. Nibirebe rero muri iyo singari. Rwanda ni rugari, Inkotanyi ni ngari. Kuko zarokoye iki gihugu ari zingahe, ari bangahe, barwana n'abantu bangahe. Wowe kuki wakwiye ngo nka bya bindi wenda wamugana ikinyarwanda ngo ubundi se ndaramira iki, cyangwa se ngo ubikubusa bukagira ibyo. Barashoboye, ni abanyarwanda, ni abana b'abanyarwanda, kandi bavutse mu gihe cyiza, babonye amahirwe kurusha abandi benshi. Kandi ikindi nababwira, ubwo ni nabwo butumwa naha ku babyeyi babo na bakuru babo, natwe turahari kandi ubu ngubu twariyubatse. Dufite uburyo n'ubushobozi bwo kubafasha no kubitaho, ariko nibo b'ingenzi, ko twe turabyina tuvamo, nibo santarare, nibo bafite izo responsabilité. Ntabwo ari responsabilité zidashoboka, kuko bari mu mahirwe, bafite amahirwe be kuyangiza. Murakoze rero, dushimire Gasamagera Benjamin uduhaye ubuhamya butoroshye, ubuhamya bukomeye, inzira yanyuzemo, kava Nyamirambo agakomeza i Goma, agakomeza Nairobi kugeza ageze mu Busuwisi, ariko nyuma y'imyaka igera muri 4 akongera akagaruka mu gihugu, akabasha kukibamo, akiyubaka. Ngira ngo ni ikintu kitoroshye abantu bakwigiraho. Inkotanyi n'ubuzima rero, urubyiruko mukomeze mukurikira amateka muri iki gihe, twibuka bacu baje Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwumve ko kwibuka ari ukwiyubaka. Mukomeze mutwaze, mube Inkotanyi, mukomere, ntimukangwe n'abakomeje kugenda bandika ku mbuga nkoranyambaga bahakana, bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwebwe mukurikire ibiganiro bikomeje gutangwa hirya no hino, ubuhamya nk'ubu ngubu, mwumve ko hari aho mwava, hari aho mwajya. Mukomeze mugire kwihangana.